nagiye ahantu twajaga dukina tenisi, abantu bamwe hano barabizi, kera hashize igihe turangije twicaye turuhutse, tubanza gushaka wagira icyo tubaza dushaka, arabura, turahamagara, mushobora kuza kugira icyo muduha, ariko ntazi. Umukobwa mwiza ugenda neza, aza afite opena mu ntoki, aho azatugereraho yaba mbonye arahamenya, arampobera, arabanza arampobera, ndetse agomba kutuzunguruka twese aduhobera n'abandi turi kumwe bose yabanyuramo, ntabwo ariko se wa mwana we, turashaka ibyo dushaka, waba ari ibyo duha ibi, erega byasaga nk'ibyarangiriye aho ngaho, kuduhobera tugeze aho twarambiwe turahaguruka turigenda. Ubwo urumva umuntu nk'ubu yangirije abakorera, natwe twari turi aho dukwiye kuba dufite ibyo dushaka twishyurira, natwe ntacyo yaduhaye, twese tuviriyemo aho, ari aho yindi. Ubu koko mwumva, ariko se mwebwe noneho sosiyete, igihugu mushaka kubaka cyaba kimeze giti, ni ikihe? Reka ibyinshi, ariko hari abandi muri mwe benshi bakora ibintu bizima. Reka ubu ibyo ari byo byose, ibigaragara ni ibitari bizima. Niyo benshi baba bakora ibyiza, ariko hakabamo abantu bake bemerewe cyangwa bakora ibintu bibi, bya byiza ntibiba bikigaragara. Ni nko gufata amazi, ikirahure cy'amazi ukadonyamo. Abenshi muri hano muri bato, ni urubyiruko. Ndibwira ko majorite hano ubu abenshi mugomba kuba muri hagati y'imyaka 20 na 45. Twebwe iyo twarayirenze turi kure ariko natwe twarahanyuze. Muri twe ndagira ngo mwebwe mukiri aho ngaho bafashe mutekereze. Ubu twe byaraturenze, aho tugeze dusubiza amaso inyuma tugatangira kuvuga ngo iyo mbimenya nari kugira nti. Mba naragize ntya, nari kugira ntya, ariko too late. Twaragiye. Ariko mwebwe ntimuzategereze kwibaza icyo kibazo karabaye. Ni ubu ngubu, sinaho. Muri abo mvuga twahise tugeze kure, harimo abasubiza amaso inyuma bakavuga bati twagize duke, twakoze byose, twageze kuri byose, ariko umusanzu wacu wabaye.
ndavuga abarwaniye u Rwanda bigatuma rushobora kugera aho rugeze ubu. Now it is your time. Mwebwe urubyiruko mbwira. It's your time. Don't wait until you are 70 and then you start asking yourself, what did I do? I wish I knew. I didn't. No, ndakubwiye. Ubyumve ushake uko bigenza n'usohoka. Cyangwa wenda bamwe murabikora. Naho igihugu dushaka kubaka, ya numva of course bigezweho mu rubyiruko ni vibes. Bigeze kuri vibes. Vibes nanjye ntabwo nsanze. Good vibes ntabwo nsanze, ariko uhagaze kuki? So vibes natwe twese usibye ko dushaje twebwe, ariko zigera ku ihe myaka, zigera no ku bakuru ngira. Vibes n'abakuru ntabwo bazanga, ariko kugira ngo tujye muri vibes tugire aho duhagaze please. Yes. Don't invest in vibes. Invest on the foundation, in the foundation where you can now vibe. Kuko niba nta foundation ihari karakubaho. Yes. You vibe only for a week. No, but nyirango ibyo mushaka turashaka biri sustainable. Yes. We want things that are sustainable. We want to build a society that is resilient. You can't build a society that is resilient on vibes. No, but a resilient society can vibe. Mu 1994 u Rwanda rwari rupfuye, amaraso yari yose, abantu barahungaga, hari mu mwijima, habayeho umucyo. Habayeho umuntu umwe wemeye kuyobora urugamba rwo kubohora igihugu. Uyu munsi tugiye kuvuga amateka y'uwo muntu, ari we Perezida Paul Kagame. Paul Kagame yavutse kuwa 23 Ukwakira 1957 aho bita mu Ruhango. Ariko afite imyaka 3 gusa, umuryango we wajugunywe mu buhungiro kubera ivangura. Yakuriye muri Uganda nk'impunzi, aho yize kumenya ububabare bwo kutagira iwabo, aho yize no kumenya ko igihugu kidafite agaciro, kiba nta kintu gifite. Mu 1981 yinjiye mu gisirikare cya Uganda. Yarwanye kugeza bafashe Kampala mu 1983. Ariga ndetse aba umusirikare mukuru. Ariko mu mutima we yari afite indi ntego, kugaruka mu Rwanda no kubohora igihugu. Mu 1990 hamwe na RPF inkotanyi batangiye urugamba. Mu 1993 aba umuyobozi mukuru wa RDF. Yahinduye ingamba, yatekereje intambara. Hari abavuga ko bidashoboka, ariko we yarazi icyo ashaka. Haje kuba mu 1994 jenoside iratangira. Icyo gihe intambara ni yari y'ubutaka gusa, yari intambara yo guhagarika jenoside, yo gukiza abasigaye. Kuwa 4 Nyakanga 1994 RDF yayoborwaga na Perezida Paul Kagame yinjiye i Kigali. Uwo munsi u Rwanda rwongeye kuvuka. Jenoside yarahagaze, umutekano uragaruka. Kuva uwo munsi kugeza uyu munsi tubona Kigali yubatswe, tubona abana biga,
tubona umutekano. Ibyo byose byatangiriye ku wa 4 Nyakanga 1994, byatangiriye ku buyobozi no kuri sacrifice. Paul Kagame ntabwo yabohoje igihugu gusa, yasubije umunyarwanda agaciro. Kwibohora ubwo kurakomeza, kubaka u Rwanda bihera aho ngaho. Mbese tutagiye muri byinshi, mu 1994 u Rwanda rwari rusenyutse rwose, ariko ku wa 4 Nyakanga 1994 RDF yayoborwaga na Perezida Paul Kagame yabohoye igihugu. Kuva icyo gihe u Rwanda rwabonye umutekano udasanzwe. Uyu munsi igihugu umuntu ashobora kugendamo ijoro ryose nta bwoba. Abanyarwanda bongeye kuba umwe, bafite indangagaciro z'ubumwe n'ubwiyunge. Mu myaka 30 irenga ishize u Rwanda rwageze kuri byinshi mu buzima. Abaturage bagera kuri 90% bafite ubwishingizi bwo kwa muganga na mituweli ndetse n'ubundi bwishingizi butandukanye. Kandi ubu abana bapfa ni bake ugereranyije n'ibihe bya mbere byahise. Mu burezi abana bose bariga, kandi mu mashuri harimo mudasobwa na internet. Ubukungu twubatse imihanda, amashanyarazi n'amazi byageze mu cyaro. Kigali yahindutse umujyi usukuye kandi ufite isura nziza. Twatangiye no gukoresha ikoranabuhanga rigezweho nka drone zitwara imiti. U Rwanda rwayobowe na Perezida Paul Kagame rumaze kuba icyitegererezo ku isi hose. Rufite abagore benshi mu buyobozi, kurwanya ruswa ndetse binakomeye cyane, kandi rwakira inama mpuzamahanga. Twavuye kuri 0 tugera ku iterambere rishimwa n'amahanga yose. Ibi byose ni igisobanuro cy'uko ufite gahunda n'ubuyobozi bwiza, igihugu kirubakwa ndetse kikaniyubaka. Intambara yo kubaka irakomeje, turubaka u Rwanda twifuza. Ni muri ubwo buryo rero mubona muri iki kiganiro kijyanye na RPF Inkotanyi, Perezida Paul Kagame yagiye asobanura ibintu byinshi, ndetse anavuga yuko iyo utazi aho uva utamenya n'iyo ujya. Urubyiruko rero ni bamwe mu bakeneye kugira ngo bubake u Rwanda twifuza. Komeza ukore subscribe kuri Shami One TV kugira ngo amakuru yose ndetse n'ibyegeranyo ugende ubihasanga.